Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Uri umujene, uri umupapa, uri umumama, uri we wese ariko ushaka kugura igipangu cyiza kiri Rubavu cyo gutuzamo umuryango wawe cyangwa se cyo gukodesha. Ngwino muri Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashemo. Ngo ikaze kuri Rubavu Real Estate YouTube channel, niba uri mushya kandi subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu. YouTube channel yanyu dufite n'izindi platforms wadusangaho kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose dukoresha Rubavu Real Estate. So aha turi Rubavu mbuga ngari hafi n'ahahoze gare, tuhabazaniye igipangu. Tujye kwinjiranamo imbere mu gipangu, tuhazengurukane, tuharebe ukuntu ari heza, turajyanamo imbere mu nzu, byose ndagenda mbibereka. Reka tujyanemo imbere before yuko tugendamo. Iyi nzu ngiye kubereka iri mu gipangu cyiza ndetse iri no mu kibanza gifite metero kare 550. Ni inzu igizwe n'ibyumba 4, ikagirwa na douche 3, toilette 3 mu nzu, ifite salon na salle à manger, ifite igikoni cyiza kigezweho, ndetse iyi nzu ifite annex ku ruhande yubakishijwe amakaro gusa, ndetse inzu ifite ibintu byiza byinshi. Igipangu cyose kigizwe n'amapave. Tujye kujyanamo imbere tuhabereke ibyo bintu byose mvuze, tujye kubirebana tukigera muri iki gipangu. Murabona ko mwakiriwe na parking nini cyane ishobora guparikamo imodoka zirenze 5. Ni hanini cyane nkuko muri kubibona kuri ekra yanyu. Hari jardin nayo irahari, ndetse iyi nzu ifite ibintu byinshi bihagije bikeneye kugira ngo umuryango we wayituramo. Murabona ko ari inzu yubakishijwe amatafari ahiye. Ubwo duhereye hanze, amarangi nayo murayabona, amatara turagenda nyaberekamo imbere mu nzu. Reka tujyanemo imbere mwibutsa ko iyi nzu iri Rubavu mbuga ngari hafi n'ahahoze gare mu mudugudu. Ni heza cyane rero, ni muri quartier nziza, VIP neighborhood. Ni heza cyane, umuntu wese nashishikariza kuhagura. Tutarakomezamo imbere tukwatangira $1,100,000. Reka tujyanemo imbere noneho turebane ibyiza byose navuze mbere yuko twinjiramo. Tuhera hanze, amakaro ngira ngo mwayabonye. Inzu yose yubakishijwe amakaro. Amatara ari hanze nayo ngira ngo murabona ko ari bien. Tujye kujyana imbere. Amarangi nayo murabona ko ari amarangi mashyashya kandi ari meza. Salon iyi ngira ngo kurekara muri kubona ko ari amakaro gusa. Murahareba. Tujyane muri salle à manger. Salle à manger ni as you can see. Ngira ngo no kuri ekra yanyu murabona ko plafond ari languette gusa. Lavabo yo muri salle à manger nayo ni iyi as you can see. Tugiye kujyanamo hano mbereke n'ahantu igikoni kigomba kuba kiri. Murabona ko ari ahantu heza, hubatse neza mu buryo bwiza, budashobora kugira ikintu kimwe bwangiza. Tujye kujyana mu byumba naho muharebe, murebe kuntu naho ari heza. Iyi nzu irakomeye, yose yubakishijwe amatafari ahiye. Tujye kugira no mu byumba turebe ibyumba nababwiye, ibyumba 4, amadusha 3 n'amatoilette 3 mu nzu. Icyumba cya mbere dore ni iki, murabona ko ari kinini kandi ari cyiza, na plafond hose ni imwe. Douche ya mbere na toilette ya mbere dore ngibi muri kubona kuri ekra yanyu. Tugiye kujyana no mu bindi byumba naho tuharebe, turebe ukuntu naho ari heza. Ikindi cyumba dore ni iki, as you can see. Urabona ko nababwiye ngo inzu yose ni amakaro, namwe muri kujya mubyibonera. Yubatse mu buryo bukomeye kandi bwiza, n'amarangi murabona ko ari meza. Icyumba principal dore ni iki nkuko muri kubibona, ndetse na douche na toilette
dore ngibi dushe na toilette bya kabiri, nabwiye ngo harimo toilette 3 na dushe 3 mu nzu. Tugiye kujyana mu kindi cyumba naho tuharebe. Here naho dufite icyumba nacyo murakibona ukuntu ari kinini, ni cyiza, gifite view nziza. Toilette ya gatatu dore nayo niye, ndetse na douche. Tugiye kujyana mu gikari aho tuhatembere tuharebe. Nababwiye ngo igipangu cyose cyubakishijwe amapave. Iki gipangu gifite igikari kinini cyane ndetse cyiza. Amazi n'umuriro byongera ngo ni ibintu tutakigarukaho cyane kubera ko ni ibintu byabaye common. I think ko ahantu nk'aha amazi n'umuriro cyo ari ikibazo tugarukaho, kuko hanze hari tank, dufite amazi hanze ndetse no mu nzu arimo. Hano hanze hari dushe na toilette byo hanze, hari igikoni cyo hanze. Igikari nacyo ngira ngo mwakibonye, ngira ngo muri kubibona. Igipangu cyose cyubakishijwe amapave. Inzu yose yubakishijwe amatafari ahiye. Ibyumba tumaze kubitembera. Inzu yose ni amakaro. Amarangi mwayabonye, inzugi mwagiye muzibona, dushe na toilette mwabibonye. Ahantu rero hose ngira ngo na ya next navuze tugitangira dore niyi nayo ni nini cyane, ngira ngo muri kubyirebera kuri ekra yanyu. So ahantu tukatangira miliyoni 100, ibyangombwa byose birahari, ugura bitukorerwa mutation, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tukabigufashamo byose kugera birayangiye. Ku bindi bisobanuro ushaka kuhasura, hari icyo wifuza kubaza, duhamagare. Mwibutsa ko visite ari ubuntu. Duhamagare cyangwa twandikire kuri nimero na kuri ekra yawe. Munsi y'iyi video harahagena umwanya wa comment, wadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha Rubavu Real Estate, yaba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose dukoresha Rubavu Real Estate. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu nyubako izwi nka etage kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Urumva ko ufite option nyinshi yo kuba watubona. Ushobora kuduhamagara, watwandikira, wadusanga naho dukorera. So muduhamagare tubihera iki gipangu kuri miliyoni 100. Ibyangombwa byose birahari, ugura bitukorerwa mutation, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tukagufasha muri process zose kugera birangiye. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwiza kandi bwihuse. Tunabafasha kubigura no kubigurisha, tukabafasha kubona amapartement yo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Rubavu cyane, ariko ni nayo office yacu iri. Tukongera gukorera mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Ushaka ikibanza aho hantu, urashaka inzu nziza, aho uhashaka kuhakorera business, ushaka yo amazu y'ama business, duhamagare tubigufashemo. Ushaka apartment yo kubamo muri two turere tubiri mvuze, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.